Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyi ni channel ya Murwanashyaka Siriyaki. Ahari waba warize kumenya amazina y'intumwa za Yesu, ndetse hafi ya twese tuzi umubare w'intumwa za Yesu ko zari 12. Nyamara ntago twigeze tumenya iherezo ry'urugendo rw'intumwa, ubuzima bwabo ko bwagiye burangira hano mu isi, ndetse n'icyabaye imbarutso y'imfu zabo, dore ko bagiye bagwa mu bice bitandukanye bari mu butumwa. Tugiye kurebera hamwe impfu intumwa za Yesu ko ari 12 zapfuye, ndetse tunarebere hamwe aho zagiye zipfira. Ndabashimiye bene data. Bamwe muri izo ntumwa barabambwe, abandi bacibwa ibihanga. Intumwa za Yesu zapfuye urw'agashinyaguro. Inkuru za Bibiliya zivuga ko mbere yo gusubira mu ijuru, Yesu yasigiye intumwa ze 12 ububasha bwo kwigisha ubutumwa bwiza, kubatiza no gukiza indwara n'abafite ubumuga. Intumwa za Yesu tugiye kuzibabwira. Murabizi ko zari 12. Hari Simoni Petero, Andereya, Yakobo mwene Zebedeyi, Yuda, Yohana, Bariturumayo, Tomasi, Matayo, Yakobo mwene Alufeyi, Filipo, Simoni w'umuzerote na Matiyasi wasimbujwe Yuda Isikariyota, umwe wagambaniye Yesu. Nubwo bari barahawe umurimo utari woroshye, Bibiliya igaragaza ko batari ibitangaza cyangwa ngo babe barize amashuri ahambaye, kuko bamwe muri bo bari abarobyi, abandi bakoraga indi mirimo isanzwe yababeshagaho. Bagombaga kujya kubwiriza ab'ingeri zitandukanye, barimo abatarumvaga izo nyigisho na busa, abami b'abami washoboraga kubwira ibya Yesu bakaguha imbwa zikakurya, ndetse n'abandi bakomeye ku buryo byasabaga guhara amagara. Gusa Umwami Imana yabashyizemo icyizere, abaha ububasha bwo guhamagarira amahanga kuva mu byaha, kabone n'ubwo bagombaga kubizira. Byari bigoye kubwira umuturage w'i Roma ko mu kinyejana cya mbere ndetse no mu binyejana bitatu bizakurikira ubukristo buzaba bwaramamaye. Ntibyatinze kuko mu mwaka wa 313 umwami w'abami Constantine yaciye iteka ryemera ubukristo, ndetse yemera mu myaka 10 yakurikiye ko buba imyizerere yeruye y'ubwami bw'Abaroma, aribwo bwami yategekaga. Igitabo cya gatatu ku mateka y'ubukristo cyanditswe n'umugereki Eusebius Pamphilus, wabaye na musenyeri wa Kayizariya Maritima muri 314 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ubu ni muri pariki ya Isiraheli. Kivuga ko benshi mu ntumwa za Yesu bahuriye n'ibizazane mu bice boherejwemo. Kigaragaza ko nka Tomasi yoherejwe i Pathiya, ubu ni muri Irani. Andereya yoherezwa i Sentiya, naho ni muri Irani. Yohana yoherezwa muri Aziya. Petero yoherezwa kujya kwigisha mu bice bya Pontius, ubu ni mu burasirazuba bw'inyanja yirabura muri Turukiya n'ahandi. Uretse intumwa ebyiri zirimo Yakobo mwene Zebedeyi wari umurobyi, uwo nguwo yaciwe umutwe n'umwami Herode, nk'uko bigaragara mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bice 12 umurongo wa 2, na Yuda Isikariyota wagambaniye Yesu nyuma akiyahura. Amaherezo y'izindi ntumwa ntabwo yakunze kumenyekana. Gusa izo ntumwa zapfuye urw'agashinyaguro, akenshi zizizwa imyizerere yazo no gukangurira abandi kuba abakristo. Petero, umwe wihakanye Yesu inshuro 3, yiciwe i Roma mu mwaka wa 66 nyuma y'ivuka rya Yesu. Hari ku ngoma y'umwami w'abami Nero, aho yabambwe ku busabe bwe nk'ikimenyetso cyo gupfa mu buryo Yesu yafataga nk'umwami we yapfuyemo. Urubuga rwa Christianity rwanditse ko Andereya yagiye kubwiriza ubutumwa bwiza mu gice cyabagamo abantu barya abandi. Ubu ni mu bihugu by'Uburusiya, Georgia, Ukraine, Moldova, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan na Kyrgyzstan, ndetse na Tajikistan. Abakristo bo muri icyo gice bavugaga ko ari we wahagejeje bene iryo yobokamana. Nyuma aza gukomereza mu cyitwa Aziya Minor. Ubu ni mu bihugu bya Turukiya n'Ubugereki, aho bikekwa ko ari naho yabambiwe. Matayo wakusanyaga imisoro yagize uruhare mu gukwirakwiza ubukristo muri Etiyopiya, ndetse ngo yicishijwe inkota ubwo yari ku ruhimbi. Mu gihe Bariturumayo witwaga Natanayeli wafashije Tomasi gukwirakwiza ubukristo mu Buhinde, agakomereza muri Arumeniya, Etiyopiya, Arabiya Sawudite, nawe yabazwe yumva, yakuweho uruhu. Tomasi wahawe umukoro wo kujya kubwiriza ubutumwa kubo mu bice by'iburasirazuba bwa Siriya,
ndetse n'Ubuhinde. Abamaritoma mbibutse ko ari abakirisito bitwa gutyo, ni itsinda ry'abakirisito bafite idini ryitwa gutyo, bamufata nk'uwatangije ubukirisito muri ibyo bice, bakavuga ko yacumiswe amacumu. Matiyasi wasimbuye Yuda Isikariyota yoherejwe kubwiriza ubutumwa muri Siriya, we nyuma yicwa atwitswe. Ni mu gihe Yohana, umwe wanditse igitabo cy'ibyahishuwe, niwe muntu wenyine wapfuye urupfu rusanzwe. Nubwo mbere yo gupfa kwe yigeze gukarangwa mu mavuta, ariko ava muri ayo mavuta ari muzima kubera igitangaza n'ubuntu Imana yari imugiriye kugira ngo akomeze umurimo. Imana yabonaga ko umurimo ukomeje. Uyu mugabo wari umukuru w'itorero rya Efeso, mbibutse ko muri Efeso bari muri Turukiya, bivugwa ko ari nawe wahagejeje ubukirisito mu mwaka wa 62 nyuma y'ivuka rya Yezu, ndetse ngo ni nawe wafashe neza Mariya nyina wa Yezu we. Mu gihe cy'ubwicanyi bwibasiye abakirisito n'Abayahudi bwabaye hagati y'umwaka wa 89 na 96, Yohana yahungishirijwe mu kirwa cya Patimosi, ari naho yandikiyeyo igitabo cya nyuma cyo mu Isezerano Rishya. Icyo gitabo cyitwa Ibyahishuwe. Yakobo mwene Alufeyi we yasakaje ubukirisito mu bice bya Siriya, nyuma yicishwa amabuye. Ni mu gihe Simoni w'i Kana yanze kuramya ikigirwamana cy'izuba muri Perisiya, ubu ngubu ni muri Irani, akicwa aciwemo kabiri hifashishijwe urukezo. Bene data, mwari mukurikiye kino kiganiro kitubwira amaherezo n'urupfu intumwa za Yesu zagiye zipfa. Ndabashimiye mbikuye ku mutima. Mbibutse yuko mukurikiye urubuga Murwanashyaka Siriyake, nagira ngo tumenye neza amaherezo y'intumwa za Yesu uko ari 12. Tubonye ko zanyuze mu bihe bitari bizoroheye ndetse no mu bizazane byazikomereye. Bamwe bemera kurambika amajosi yabo ku bugi bw'inkota, abandi barabagwa, abandi babaca imitwe, abandi babacumita amacumu. Ibyo byose byari ukugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare hose ndetse nawe bukugereho. Mwene data mukundwa, turasabwa twese nk'abakirisito kujyana ubutumwa bwiza mu bataramenya umwami Yesu, bityo ubwami bw'Imana bukamamara, kandi iyi nkuru nziza y'ubwami ikabanza ikamamara mu mahanga yose, kuko ngo ari nabwo imperuka izahera ko ikaza. Mwari mukurikiye channel ya Murwanashyaka Siriyake, ndabashimiye, mbibukije gukora subscribe kugira ngo ube uteye inkunga uyu murimo, kandi ndabizi ubikora bikunda.